Pamela we n'uyu mukobwa rero nari turenze. Ari inturenze mukanya nibwira ura cameraman wawe ngo namukunze. Ubu bamwe bazarakara. Ikibogari. Shana yijisho. Bamukunda iki umukobwa? Namukunze uko ndabona tujya kunganyanganya umunwa biraho hagati no hagati. Umugabo burya bari umugabo yatura hasi dasa yarabyibagiye. Ngiye abagabo ndabuba. Byo wareba ni byinshi kuko ngiye guhaguruka si ngombwa. Nyereka neza ragani. Ngomba guhumeka bigera mu birenge bikazamuka umubiri wose bamubwira ngo morana ubushagarira bw'umubiri wose. Kuko muri comment nawe wari wajyamo wari wabona comment ivuga ngo ngura mukobwa ni mwiza ahubwo wabanyita ngo ndindaya ndi slay queen kirachi beach korago yanyemera babwire. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umurereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane rero abari mu Rwanda abari East Africa ndetse nango nakibagirwa cyane abari muri diaspora ku isi yose ndetse no kuri nanjye ndabakunda cyane nkuko mudahwema kungaragariza urukundo umunsi rero ndikwe n'abakobwa murababona n'abakobwa beza cyane rwose babiri tugiye kuganira nabo amakuru umuntu bita Rehema Yoje amakuru ku Gasaro nemba kumbuye tu Pamiyo makuru Shamakuru ni meza cyane nk'ibisanzwe nkuko usanzwe ubizi cyangwa nkuko abantu bajya muri comment babizi uko rabivuze ibyishimo bibara biri gupanda. Yes akaba ari Pamela rero na Rehema ntago ari ubwa mbere mubabonye iwacu nabasangwa kuba uyu ari umuntu bita Pamela byakiriye gute ndabizi najyaga rumva ati Pamela ndamuzi. Actually Pamela she's good girl. Twahuye tugiye gukorana ikiganiro mu kirebe cyangwa mu kireke but nyine ni byiza tu azigara umva utangiye kubabunuriza nyine wese nakuzanye muri kireke ayarata mu kirebe iyo mukomeza kukireba mutubwiye mwandikamo ibintu tudakeneye kumva no kumenya tunabyo turabyishimira bituma dukora ikiganiro twishimye kubera amagambo abanarimo. Hanyuma umuntu bita Rehema mwakiriye gute kwa mugiye kwandika ikiganiro? Namwakiriye neza nabona ngo buri sex ubiraho nyine good. Ariko nakiri pana na Pamela mwisi ko mbona muri abakomedienne ntago turi abakomedienne baby hano tuba turi serious kuko barabizi baby koko barabizi man ahubwo kino kiganiro hano wagiye gushya n'ubundi ariko basanze batwika ni ugutwika twimanukira imbere cyane barabizi. Mbaze Pamela ikibazo Pamela we n'uyu mukobwa rero nari turenze. Ari inturenze wese urabona ari inturenze ahubwo ndakubajije nsubiza urambaje nanjye ndakubajije ndabona twese nyine nabirenze bihari twese ari kimwe. Kuri njyewe twese turi mu kazi kose. Buriya mwese muratsikije n'ubwa mbere nawe n'umukobwa uvuga ati turi mu kazi twese. Barabizi ko ari akazi ariko actually nago ari ibintu bya danger gusa njye icyo nzi cyo nta muntu n'umwe ujya unyegereranyaho tu icyo cyo ndakizi urumva ariko Pamela ni rutwitsi nawe barabizi abiwe barabizi ko buri wese burya agira abantu be that's why there is nta bindi bintu bya cyane navuga gusa nyine it's good tujye gukora ikiganiro. Ukunda kuvuga ngo ndi mwiza ngo mu bakobwa bose ndi mwiza ni ukuvuga ariko Pamela nawe akunda kuvuga ati nanjye ndi mwiza. Rega nakubwiye ubundi kugira ngo wibone ko uri mwiza uzabanze ujya muri miruwari ubundi ubanze wiyumve ku giti cyawe ko uri mwiza urumva nkaho ubundi ntago wagendera ku by'abantu burya na wa wundi usa nk'ingagi
nawe aba ari mwiza ku giti cye wowe undi abantu babona ko ari mubi nawe aba ari mwiza ku giti cye shasi ko wabyibagiwe buri muntu wese mani ni mwiza ariko akaba mwiza ku giti cye hari nk'abantu bandeba bakabona shandi mubi kandi wowe wibonamo miss umwe wa mbere bakabona ndi kibi ngo si umugore hema ngo utu tuntu excuse me nawe genda wirebe uzuvuge kuri mwiza njye ndi mwiza mba mbona mbabarira ubwiza bw'unubaho Pamela umukobwa wamukunde wamukunde iki umukobwa namukunze uko ndabona tujya kunganyanganya umunwa biraho hagati no hagati nansikari njye ugira umunwa urenze aka ndabona hano haje samuterera niko nabyita narababwiye ase waba wavanye imisorinete ukabereka n'amaso meza ufite abengerana batwike uvanemo n'iyo rinete ubereke iriso ryiza ase vipi uvanamo cyangwa nkuvaniremo reka mbabwire inshuti yanjye let me tell you this izi ni vibe tuba twazanye right uku niko naje nawe yaje yambaye fime naje nambaye fime ariko kugira ba bantu bajya bavuga ngo ndi mubi ngo nagira ngo mbereke ko ndi mwiza barebe ijisho ryanjye barebe isura yanjye barebe n'aka kantu mba nabashyiriye hano ko kagafakinga abantu bagira utugambo look at my eye ako nanjye reka neremo paraburize bo kundeba cyane bo kundebera amaso yanjye mbega abakobwa kumenyera batanakumenyera dushyiramo neza none se subize cyakora ariko uyu munsi ndiyangana ndebe gutya uyu munsi shabana yanjye we ariko bana kumira ni amavunja no kuri kw'Imana ubu mu kanya nibwira uriya kameramani wawe ngo namukunze ubu bamwe bazarakara ikibogari warobye ijisho warobye ngize isoni koko se bebe aguterese wamwemerera oya ntago namwemera ntago nkunda abantu bateruye wewe wowe wamwemerera rehe umugabo burya bari umugabo yatura hasi dasa yarabyibagiye njye abagabo ndabuba asere mwibariza akira mikoro aka gatatu kari ahangaha gasobanuye iki kuri wowe njyewe no tato iraha buriya yakomeje kunzi igo wallahi reka nze nyigushimye oya yibereka ahubwo yirege neza urumva kamera yirebe neza byo baba babizi oya ase akabere kari kukurya re nakubwiye ngo bereke tatu rese urugushima tatu cyo urugushima ibere erega ufite ikintu kiza uba ugifite urabizi ko ufite ibere ryiza nese wewe n'umunsi wafunze nafunze abantu bakunda kwibaza ngo nkunda kwambara ngo ibintu bifunguye nagira ngo mbereke noneho yuko igihe kimwe njya mfunga nyine nkanigiriza simbereke mu gituza cyane buriya ubutaha njye rero n'igituza n'ikibero nganyumvira njye rero yari drip y'umunsi njye rero iki nicyo gihe nanjye sushona se urese na vibe ya ariko wambaye neza iyo pantaro harya wambaye bayita ngo iki JJ your body JJ yeah harya yavuye kwa Diamond yavuye ntabwo mbizi gusa nyine ngura muri shop nk'iz'abandi gura muri shop Diamond shopingiramo uhahira hehe kubera yuko nyine numva uririmba ngo jeje kandi nyine jeje njya numva ngo ngiva kwa Diamond nyine nibaza nimba nyine ari ubona uhahira muri shop
wowe uzi kureba niba warebye ugasanga nyine ubwo none se wahagurutse wamfashe ugahaguruka ukabereka umuteguro uba waje wateguye. buri wese aba yateguye mani ku giti nyine haguruka ubereka umuteguro mani bajye bavuga banagere nayo bazigama. njyewe nk'ibisanzwe abanyarwanda ntabwo mbere yo kubashimisha sibyo baranabizi cyane rwose. oya urabeshya ubera no kubashimisha nese batakurebye yego wabunira wakongera ku gasore bakongera kuguhamagara ngo uze bakurebe. ndeba ntago ari itegeko njye barabizi tu njye ndashaka kukureba uhagaze baby. oya weho ibyo wareba ni byinshi kuko ngiye guhaguruka si ngombwa. nyereka neza ntago ibindi ushaka inbox umuteguro uraho uyu munsi urumva ko nigenje. umva ko wise umva ni hasi ni hasi hejuru hari ibindi se waramaze kuri 3 ntabwo ndagusobanurira kuri se kuri 3 nsobanurira ntabwo ugeze unsobanurira kuri sobanurira rero. okay hano gutya handitse Rehema ni izina ryanjye, izina ryiza niswe na papa wanjye. Then hejuru handitse ijambo it's a pain is sweet. Riri mu cyongereza kuba tumva icyongereza noneho nyine mu kongereza gakenzi reka mbasobanurire. Pain is sweet bisobanura ubabare buraryoha. Ubabare buraryoha. Yes. Okay. Niba ushaka ko mbigusobanurira byose nabyo wambwira nkabigusobanurira we wumva utuje kira kitu cyose kiri kwapa. none se aho ku mazuru yawe buriya wabaye kina kanuzo naka grief nagari grief nagiye gusenga twe turasenga cyane. se buri usengera nko muri hedini nakubangamiye kuko nje uburyo nabonye uhagaze nagusengera muri ubudini bwa garitsiye. sengera muri zimwe zo hejuru cyangwa usengera muri nibature. kujya mu rusengero ntabwo biba bisabye ngo ugende za nsengero zo hejuru ni zimwe zo hasi baba basenga Imana ahubwo njyewe nyine nagiye mu ishyamba nyine mwishirubana. ujya gusengera mu bitare handi mu ishyamba ngo mu gitare ugahamagara nese ko nzi ko gusenga bitemewe kujya gusengera mu bitare. ujyayo wenyine kujyayo wenyine ugafata agatenge kawe n'agatambaro ugashyira mu mutwe byarangiye umanutse ku musozi muri nje nigereye ariko bebe gitare birangira twe twarayasenge barabizi twe turasenga ndumva ibintu ari wane. ikintu namubaza ikintu nyine namubaza mani Pamela aratwika sibyo shababe uratwika wallahi noneho ku bantu batamuzi birirwa bamuvuga nabi igo bataranabona n'uburyo mbakubwirire baba bashaka kundiza noneho butanzaza nariza amarira y'icyatsi amanutse hano cyangwa y'umukara gusa nabapfa kundiza yebwa yene zaba ari grife. mbonje Pamela nyine nyimubona urumva nyine hari ukuntu akunda kwicara atandaraje koko umva mu buzima nawe warabibonye nje nyine buriya ntago ubizi rero impamvu ntago nkunda kwicara nimunyamunye ko ntacyo mba ndi guhishara sisi mba nambaye n'ubusa ngo wenda ngo ndi kwimunyamunya reka ngomba guhumeka bigera mu birenge bikazamuka umubiri wose rero mubwira ngo morana ubushagarira bw'umubiri wose. Okay ngiye nshaka kumubaza nyine ko icyo akunda kwicara atandaraje nyine agashyira n'ukuboko mo gutya hanyine ni ibintu ko ndeba ushaka kunkoreraho baby reka nihangane uyu munsi wimunyamunye hano waziwe ndabona naziwe bikomeye cyane si ibyaha hafi ako vugisha ukuri wanyishimiye rehe oya tinya Imana Pame ntubeshye kandi ntubeshye sindi mwiza vugisha ukuri nyine wibaga baba hetazi ngo ugire sindi mwiza reba uri mwiza banzo unyereke neza ndabona uri mwiza tu nta nubwo ufite
cyangwa ufite amaso nka ya magorora amwe ya kera yari manini, uri mwiza, uri sexy kabisa. Oh my god. akaba aragukinnye uwo bise Pamela. Atabeshya ntago njya mbere ibintu byose mvuga baruko wamukinnye nese oya na njyewe reka nta muntu ujya nyina njye nikina ku giti cyanjye kuko muri comment nawe wari wajyamo wari wabona comment ivuga ngo uriya mukobwa ni mwiza, ahubwo wabanyita ngo ndindaya ndi slay queen kiriya kibici ibiki n'ibiki. Kandi urumva na mwiza nyine ndabanza nk'ikina Slay Queen ni iki ngo Slay Queen nyine bareba drip mbamagaze n'uburyo mbamagaze n'umunwa wanjye mbamagaze bikabababaza bagatanya kunyita ngo ndi Slay Queen. Urabona uhereye hasi ku musatsi wanjye mu isura yanjye ubakaye ibyo ku munsi ntabwo kwa kunaje nambaye kijama ntago nigeze nisinga ibirungo nk'ibyo njya hariya nisize nyine ariyo mpamvu bahita Slay Queen. Ako menya wisiga ibirungo byinshi ntago nisiga ibirungo byinshi mba ndi naturel, na fondate nisiga na makeup njya gukoresha nanjye ibyo nyine bijyayo rimwe na rimwe, ubundi ubangaha ni gakeya nyine bajya agasura kanjye kagumye kanyerera gasa neza. Utu turungo nyine nuko nukunda cyane biba biri aho mbese. Bakunze Isaro TV rero hahiye koko hahiye hahora hasharega iyo batumiye ibyamamare bagomba gushya. Avuze ibyamamare cyakora Pame mareka tutari ibyamamare uza abantu turebwa ku isi hose nare zikari byo ariko kandi murumuna Pirata yavuze ko murumuna Super Manager yavuze ko atamwemera. Ngo yavuze ko atanyemera. Uriya muntu uzureba umurari wagera umuntu wavuze ko atakwemera ngo ntabwo yanyemera babwire ngo ntabwo yanyemera ngo nari nambaye nabi kandi nari nambaye nk'uwayitari ibishambara ntabwo abizi ubundi uwo ngo bamwita Pirato, nimba ari Pirato wo ku bwaki ntabwo mbizi nanjye. Pirato twe yabambye Yesu man wallahi Yesu yaraje njye ndasenga kandi ni true story. Umva sagashya kabaye story ya Yesu yagenze urumva Asamari mwaje mwiborosheje cyane ko nda muri guseka cyane hano biri seriye turi mu kazi. Oya mani turi serious kubwira Pirato tumubwire inkuru ye. Pirato reka nkubwire ukuntu story yawe yagenze urumva utazanagira nkankanka ese nawe usetse waborosheje. Ngewe uburyo nsekamo ntabwo nsekamo ndi kumwenyura cyane nseka irihariye n'imvugo. Ndi guseka gake ntabwo ndi guseka cyane ku buryo ndi kubera. Reka rero ngutere story ya Pirato urumva neza. Yesu baramufashe urumva mani baramufata urumva byadanje urumva bamaze kumufata rero bigenda gute uza bamujyanye anye kumvugisha ibiragi mani nkabagira ngo numvishe neza umuntu usenga mani nje ndasenga nese gusenga ratambwira inkuru maze bigenda gute. Umva nkubwira inkuru ya Pirato mani rekera nkubwira inkuru ya Pirato yakubwira inkuru ya Pirato iranuza nkonko reka Yesu Yesu yaranserereje ibyo nyine reka nkubwira inkuru ya Pirato ngayimbwire iki come on. Pirato rero urumva yafashe Yesu bamugejeje imbere urumva Pirato ari hari hejuru urumva muri etage. Pirato areba Yesu tuvuga ngo nabambwe urumva iyo story ya Pirato. Ba Pirato rero n'abantu babibaza umuntu wavuze ngo Yesu ngo nabambwe ubwo se urumva bakuvugaho ikintu cyiza. Ntago yamvugaho ikintu cyiza gusa none ntago yambuza gukomeza hejuru gusa nanjye ariko naramubwiye umunigamana yavugaga arimo aranukira nkubita icyuye kinuka wagira ngo mana we
icyuya kinuka wagira ngo yari yaje atanoze none ikintu nibagiwe kumurakara none yari yambaye bwa burinete bumwe bw'igihumbi nimba kera bwaguraga senyi bwaguraga igihumbi icyo gihumbi cyari amafaranga ngiye ku mafaranga umva impamvu mbikubwire yaranserereje ngo nambaye nabi kandi imyenda nari imagaze amafaranga nayo nambaye nawe yarahuye nayo umva nyine ikibazo kiri kuko yaba yaravuze ngo imyenda yawe ngo kandi ntabwo aba yayikuguriye ngo ndi umukene wiha icyo akeneye kandi wihagararaho ukaba wihirinze nicyo cya mbere naho ibindi byo kuvuga ku mafaranga ngo inote igihumbi urakizi wowe igihumbi zikari ariko nawe ngo pasiteri w'abandi nabonye bakwibasiye pasiteri Claude ngo ibyo wamukoreye mu kiganiro benshi nabonye baragututse ngo uyu mukobwa ari indaya ari ikirara ngo yaje kugurisha umupasiteri w'abandi. Claude rero nta bintu byinshi nabo baramuzi nawe ni rutwitse Claude se ahubwo ransomeni dopayi nkuko yahanuye nanjye nanamuhanuriye kuko njye ndasenga urumva neza izo mana zabo natwe turazisenga naravuze ngo niba ufite peti imitsingi yawe jya uyimusenga ushima imana ko imana yayiguhaye ibyo byo kwirirwa uvuga nkanga jotojire uziko banavuga ngo ndungo turaberanye we abanyarwanda baratwika cyakora mani ngo turabe inseka ari guseka Pamela guseka gutyo kubera iyi nseko ibi irasekeje uzi nk'ahantu iba ivuye mani ntabwo ari aha hafi komenti sandoreka nkubwire no kuri pe komenti ibi komenti biba ari byinshi uzi ko yifasha kuvuga ngo turaberanye ngo kurongora no ngo ubonye umugore uzi ko ngiye ari njye mubyinnyi wa mbere mu Rwagasabo gute how can it happen moi Rehema Claude biriya nyine byari ikiganiro nk'ibisanzwe kandi naramubwiye ngo njye namfashe nanjye nkizwe nise byagenze biti njye namubwiye ngo mfasha mva ikiganiro ukuntu twagitanye namfashe nkizwe kuko ndi intumwa wenda ngo yatakaye izina na acting rero urumva ibintu byo kumbwira nka afite ubuzima bwiwe nanjye afite ubuzima bwanjye asubundire kuki ubundi utamukunda nimba barabonagamo naberanye wazabiciye agahigo ubundi ukabereka ko nta n'icyo abaye ibintu byo gukundana njyewe ni ibintu nubaha ni ibintu nubaha mani nka jotojire ibintu byo gukundana njyewe ni ibintu nubaha sinjya apfa kubyishoramo urumva nakubwiye ngo njye ikindangaje imbere ni ukugira ngo agakofi mbone cyajyamo ibihungu Claude urabona ukuntu uzi ko hari abantu yambwiye yari agiye kumpanurira mitangira gutya ako kantu muzakara interview mitangira gutya ngira ngo wow agiye guhanura ari mu mafuta nyine mbona yimanye ngo ari muri ya mitigito yabo y'ibisi ngo ufite ngo turi nete twiza agiye kumusaba ko wabumvishe umupasiteri none muri Pamela we wamubwiriza njyewe nakijijwe ku giti cyane kandi ndakijijwe muri njyewe ntago njyewe nagendera ngo umupasiteri wasanga nanjye ku giti cyane ari abapasiteri sibyo by'iki gihe se muri make bavuze ngo baba bari gutwika bamwe na bamwe baba batwika bakajya hariya numvishe ngo na bamwe ngo banywaga ngo za widi cya kibabi ngo nabo ngo barakijijwe babaye nanjye na pasiteri ko byose byashoboka aba pasiteri ni ijambo ry'Imana gusa ngiye nyizwa mu mutima wanjye nkamenya ko nyijijwe uziko buri muntu wese ari pasiteri okay icyo nababwiraga buri muntu wese yatanga ijambo ry'Imana rivuye ku mutima ntago ari acting umuntu yabakorera ko nshobora kuba ndi muri acting right now ndi mu kazi right
nshobora kuba nakakitinga ntago bayintare z'ingore bari abasitari bakina amafilime ntago afata umwana ngo amukubite ntago mu buzima busanzwe ntago aba ariko abameze so buri muntu wese impamvu umva kanahanura wana wese ni wakihanurira ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo muzatura nibyo bizabagirirwaho atura ko nimugoro ugomba kubona pete mitsinge enye n'imvange se fini bigomba kuba kuko wizeye Imana yizereremo ibyo ndende bya past nkanka je te jure man Gasaro TV.